bro nataye umutwe ngo ubwo umwaka nibwo wari uri kurangira ngiye kuzajya mu rugo byibura mvuga ati bw'imyaka 3 ishize reka ndiye ko nagera mu rugo ibikoresho byose nayo mfite barabyiba. Umuntu w'umugabo nciyo yari umukongomani aba mu Rwanda azi n'ikinyarwanda arambwira ati reka nkugire inama mfite umupfumu ukora mani ngenda senga ariko icyo gihe byambanye serenda avuga ati reka nge umupfumu reka mujye ariko uzi kukwiba imyenda ibintu byose byo mu nzu umaze imyaka ingaho ukorera. Ikintu cyambayeho ni iki, nagiye nsanga mu nzu ibintu birimo byose babyibye. Utashye uvuye muri kakazi urumva nari naramaze kubona ibiceri igifundi nyine nyivamo navuga ati ibintu bya gifundi bigumyemo na nyine abantu nagiraga gutya ndi mu gifundi nkabona umuntu anyeretse ngo wa mufundi ni umukinnyi wa filime urumva ubwo umuntu yagize gutya neraguye amasima iki bambwiye ngo umunsi ni ukumena beto ugasa navuga ati ibi nabyo ibyo nashakaga ubwo mbibonyemo reka nikomereze mu mpano yanjye. Washakaga iki? Nashakaga byibura mbone bwa bushobozi bwo kugira ngo mbe nagura imashini biranga, mbe nagura kamera biragorana. Icyo gihe nyine ntarabona ibikoresho si nk'ubu ngubu umuntu ambwira ati mfite ubukwe bwa miliyoni bw'iki nyine birebire urumva. Yego ibikoresho byanjye byose byo mu nzu guhera kuri gaze ku myenda bariba barabiterura, ibikoresho byose barabyiba. Nabaga ikinyenye byose bamaze buryo kinshoboye kwirara njya mu gifundi ndavuga ati izi social media kanye nzikora byiburana nashaka n'icyangwe. Hari ukuntu umuntu aza kuri kamera akavuga ati uyu muntu nta nubwo namwemerera kwicara kuri kamera zanjye. Bro iyo ubonye umuntu wese uhamagaye ugize utema amafaranga kandi nabo mukoranye ntibakwishyuye nibagize ute nk'abantu batandukanye twagiye dukorana bakanyambura. Ese nigendera mu gifundi ndagenda mpiga ikintu bita icyangwe nyine imyenda nitaho mu buryo bushoboka. Umunyamakuru ukora igifundi aragikora none se ugize ngo abenshi ntihari abafundi. Ukora igifundi urumva ari igisharupansiye ndagikora. Yego isharupansiye ndagikora kugira ngo nshake byibura n'ingena ngahura na Rukundo aba banyamabondo banene tugenda tunahura n'abo bantu bari kugenda bambona kuri social media batavuga ati icyo gihe nyamabondo yarataraza nubwo mutanzeho urugero sorry n'aba bose tugenda baba Eminyawe bayago n'abandi bangirira icyizere bakamenterview. Icyo gihe wabonaga bande icyo gihe yari gukora igifundi? Icyo gihe ari mu gihe cyabayago Sabe Irene nicyo gihe nyine nabo Eminyawe yari mu gihe cyabo. Ndavuga ngo bano bantu urwego bagezeho icya mbere cyo barirata mani kugira ngo mubonane utari umuntu wenda uvuka mu mbyeyi ikomeye. Shaka icyangwe, shaka ibiceri byibura muhure. Icyangwe ndagishaka mani nyine mba ndi furu. Icyo gihe nari maze n'imyaka 3 ntarataha mvuga ati wenda nzatahe imyaka 3 ababyeyi bo bambona. Hari ukuntu nagiraga gutya bakababeretse video zanjye ati umungu wanyu yarakize. Ababyeyi bamwe abaturanyi bamwe ati n'ubundi mwaherekeje abandi uranta nyine. Hari ukuntu abantu bicara bakuvuma ukagira ngo uwo muvumo wakugenzeho. Ubwo sinamaze kubona kugira gutya kugira amahirwe mbona amafaranga. Urumva nahise mbona umugande twakuranye ibintu by'amafinisage n'ibiki mu gifundi. Ibintu byose nta kidashoboka. Y'Imana birimo birashoboka. Mani birashoboka. Nanjye nakireba nkabona biragayitse. Nta kintu uri kubona. Iri zina maze kubona riri kumfasha iki? Icyo nakoze naravuze ngo tukuwota gipostinga ko agiye gukoresha filime yiwe. Yashyize casting ari kubera hariya Kimihurura. Nayigiyemo niho nahuriye na Eminyawe niwo muntu wankoresheje interview bwa mbere atari ibyo gukina filime na comedy. Utarabijyamo? Ntarabijyamo. Oya urumva icyo gihe nari narabigiyemo warabikinaga ari kudahembwa. Ndahembwa ndavuga ngo reka njye kwa tukuwote nshoboye kwakura amafaranga. Ndagenda ndigaragaza nikuru hasi barambwira ati niki nirihe tungu ukunda ryo mu rugo ndababwa ati ni ihene mba nk'ihene ndikurura. Urumva icyo gihe Eminyawe aravuga ati cyaza ura mwana ngenda uranda mukoresha ndazajya mukoresha inkuru.
aragiye arankoresha nkoresha inkuru ankoresha ikiganiro bwa mbere icyo nkoresha ikiganiro cya kabiri abantu bamugate iminyawe rero ni muziko Java utari bumutegere wikirirwa umukoresha cyane umwana urabona ko yihiringa umukomezanye ahubwo ntumutakaze. Ese Minyawe yakinaga muri iyo filime? Oya Minyawe yari yaje gukoresha interview abantu baje gukora casting. Wenda kuba nyine yari we muntu bari bagiriye icyizere kugira ngo aze kwicisha kuri yawe TV niyo casting mu buryo bwo gukora publicity ya filime. Ndahari man ndapfa njyahise ubwo bagutega iminsi ntibibujije ko man ndetse ubu hari ikintu wambaye kugira ngo uze dukore ikiganiro. Man nta kintu naguhaye ahubwo ni we wakakimaye niko nawe niwemera ko ndi umuntu mugari noneho man sinzi nyine biragoye pe. Haryo ukora iki? Ukora iki? Man muri ibintu bitatu. Ndi umukameraman ufata ama video yaba muri filime yaba indirimbo iki ndeditinga urumva nkaba n'umunyamakuru ubaza nyine byanyabyo umwuga pana bano bantu pandi bibyaje ubwo n'uburyo oya ibyo ni ibyawe man ntago nge nakivanga mu buzima bwawe ibyo ni ibintu nkora mu buryo bw'impano akaba n'uburyo nyine ibintu mbizi mu buryo cyako nyine wenda no gufotora mu makwe abageni barambura barankurikiranye. Okay, hanyuma covid irarangira casting nayo irarangira wakomereje hehe? Wakomereje guhigira hehe ubuzima ushakisha nyine ubuzima busanzwe bijyanye n'ibyo wize cyangwa se na kariyeri wari urimo? Umuntu abarataha umutwe uzi ko umufuniko w'icupa nawe ngupfundikije itase biba bigoye. Ndagusuhuje mukunzi ukunda ukanakurikira inkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ndagusuhuje kandi mwifurize gukomeza gukurikira inkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngende rukundo nk'ibisanzwe wahisemo neza gukurikira inkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ugire weekend nziza we na famille yawe yose aho muri muherereye. Ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Kuri kamera ndi kumwe n'umusore muri kubona kuri kamera tugiye kuganira, tugiye kutugezaho inkuru cyangwa se tugiye kuganira mu biganiro bigiye bitandukanye byacu bya buri munsi. N'ubwa mbere tumwakira ariko ndagira ngo atangire yibwira abantu badukurikiye nyirizina. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Ya murakoze nkuko benshi bari hirya ku migabane itandukanye yaba mu Rwanda no hirya mu bihugu bitandukanye. Ya nitwa Java abenshi bagiye banzi kwa Nyamabondo ndetse no ku yandi ma YouTube atandukanye nk'umukameraman. Abantu benshi nyine dukunze guhura mu bikorwa bitandukanye kuri social media. Hano yaba ari ubwa mbere ariko iyi mihanda nyisanzweho. Imihanda uyisanzwe. Makuru yawe rero? Ya makuru nago nyine biba byoroshye nko bibona nyine tu. Nkuko mbibona. Umuntu akubajije ngo Java ni muntu ki wamusubiza ngo iki? Java ni muntu ki? Java ni umukameraman, ni umuntu watangiye kuva kera yaba ari gukina filime mu itangazamakuru ariko bitewe nyine nabo ba social media dukorana n'igihe ushoye kugira ngo barakurogesheje cyangwa se bakugendeyo umva mani nyine twarigiye kenshi nakubaye uretse gato nakubajije ngo nkubajije umuntu aramutse akubajije ngo Java ni muntu ki? Java wamusubiza ngo iki? Ambajije Java ni muntu ki namuga ngo Java ni umuntu ukunda akazi ukunda abantu nyine nawe uharanira kugera ku iterambere riri nk'iry'abandi rinini nk'iry'abandi ushaka kuba umuntu mugari ku buryo cyashoboye gusapotinga yaba famille ndetse n'abandi batandukanye ariko mu bintu bitoroshye byaranze. Mu bintu bitoroshye byaranze gute? byanzize gute? byanze kandi ufite ingufu, ufite energy, buri kimwe cyose. Oya nawe ufite n'ubushake bwo kubikora. Wicare neza ariko. Okay, nawe nyine ushoboye kumbona ukabona meze neza mfite imbaraga kuko imbaraga ndazifite zo gukora kuko izi social media nazijemo muri 2000 ndumva ari muri 2019 nibwo nazinjiyemo neza. N'uyu Yago mubona wateye imbere afungura Yago TV show muri 2022 urumva nari nzimazeho imyaka 4
muri social media ariko aka kanya nta muntu nzi umuntu ashoboye kumbona ati umupeti ni ubwa mbere mubonye iki gipeti ni ubwa mbere uyu mukameramani yaje ryari ndajya muri Iwacu na Muzika Festival nkabona n'umuntu umagurukira ngo ariko uwo mwana yaturutse ngo umujava none hari umuntu umbona muri mbona ndi mu biganiro kwa Nyamabondo ngo kakana kajwigira kaje wari urimo uvuga ngo ukunda kujya muri Iwacu na Muzika cyangwa ngo ujye muri Iwacu na Muzika ngo ukabura umuntu ugwagurukira bro nagaruka kubeshya nkuko muri kumbona kuri Rukundo Empire ejo bundi nagiye muri Iwacu na Muzika Festival nyine MTN mbona nta muntu nzi natekereza n'ukuntu Eminyawe agikora kuri yawe TV ari we muntu wankoresheje interview bwa mbere nagiye muri casting kwa Tukuwote ni ibintu biba bibabaje cyane uwo munsi nyine nakoze interview umuntu wese arishima ariko ndibaza bahangendeyeyo habaye iki ku buryo ki n'umuntu wagendeye kuri sheni yakubona akavuga ati umupeti ntaho muzi man bundi kuki wiyita ko uri umupeti kuki wiyita ko uri umupeti man nyine ufite imyaka ingahe cyangwa se oya benshi uretse gato kwita umupeti nuko abantu benshi bamaze kukwita kadogo bakwita peti babona ko uri umwana muto yanjye si oya gusa njye ntago ndi kadogo sindi na peti ndi umuntu mugari nitwa Java kandi nawe ubwawe ubyita ko oya ahubwo aba bantu mu gukoresha imvugo yo kunsebya yo kunyangisha abantu manu uzi ko umuntu tuba twarakoranye ugasanga umuntu nka Bronze ufite Celebuzi magazine wo kuri Flash FM agiye muri comment kwa Nyamabondo ati kakana kajwigira kaje nuko iki nukunsebya man ubwirwa n'iki kariwe ubwirwa n'iki kariwe man ubusubu wayoberwa umuntu aje agatera comment njyena nanyere tunakoranye n'abantu benshi batandukanye ari gihe umuntu ashoye kuza ngo yaje kuri Rukundo guteka imitwe kugira ngo abantu bamukunde bamumenye nge nago nje nkunde uretse gato ntituratangira ikiganiro nago turatangira Java avuka hehe kavukire yanjye mvuka mu karere ka Rusizi i Rusizi Nyamasheke oya Rusizi ya nyayo Rusizi gusa benshi nyine bazi ko kuva navuka nibo bwa mbere mvuze ko mvuka i Rusizi nukuri kwimana kuva wavuka maye nibwo ngiye nabwira umuntu nyine abenshi na gusa kuba naravukiye Rusizi nago na wavukiye Rusizi niho navukiye ariko nago Java yize amashuri angahe Rukundo uri kungora nageze mu 3 segonderi urumva gitangira mu bintu byo kwiga multimedia niho nakomereje ibyo kwiga bya photography videography nyine no kweditinga urumva harimo nyine byose n'itangazamakuru ariko urumva ngiye nagiye kwiga ikintu cyerekeranye n'impano ndimo muri ngewe iyo mpano niyo yatumye abenshi dukorana ariko mu gukorana bakanyambura nkibaza se iki ni icyangiro ngira mu wa 3 Trocome secondaire wayisoje ryari man nayishoje muri 2018 hanyuma multimedia yiga ryari multimedia urumva shakatinga bro multimedia wayize ryari urumva multimedia nayize mu gihe cy'imyaka 3 urumva kuva 2018 2019 2020 urumva muri 2019 nayikoraga ndi no muri social media urumva cyari igihe cyo gukora stage bivuze ngo wigaga multimedia uri no muri social media nigaga multimedia ndi no muri social media usibye ko haje kubaho ikibazo cy'ubushobozi mu byerekeranye n'amafaranga nyine si nasoza ku buryo kibari kuma nyine ibyemezo nk'iby'abandi banyeshuri tu hanyuma rero uza kwibona muri bino bintu bya social media gute ndetse uri waranaturutse ahantu kure cyane bavuga ngo itike yaho ngo irahenda nyine transport yenda birashoboka ko ushobora kuba waravuyeyo itiki itarahenda ubwo yarahenze wenda tuzagenda dusesengura nimba no kwinjira mu buzima bwanjye hari ukuntu abantu baba bashaka kuvuga ati uyu munsi wa none nge nakuzanye kugira ngo tuganire ibyo gusesengura nta birimo hari umuntu ushoboye kuvuga ati uriya muntu ni muntu ki uyu munsi turi kumenya se Java ni muntu ki twagiye tubona kuri YouTube zitandukanye wowe uransubiza ibyo nakubajije ibyo kumbwira ngo Java ni muntu ki nta bindi nakubwiye ngo nsubize ibyo nkubajije sibyo Java ushobora kuba waraturutse Cyangugu itike itarahenda
kuva wava mu rugo iwanyu multimedia wayigiye i Kigali nayigiye i Kigali bivuze ngo secondaire yo wayigiye mu rugo nayigiye mu rugo okay i Kigali rero wamaze imyaka ingahe kuva wava i Cyangugu niba ari Nyamasheke sinzi uyu urumva ngiye ngisoza secondaire nahise wayisuze i Kigali waje nagarukiye nahise waje uje i Kigali usoje secondaire mu wa gatatu Covid yansanze Kigali ku itekerezwa no ku isi Covid yagusanze Kigali Covid yansanze Kigali uko ari kirere icyo gihe muri Covid urumva icyo gihe ho nakinaga filime na comedy urumva nta muntu ari bwame icyizere ngabe nakora kuri kamera mu shootingire byari bigoranye n'aba bantu muri kubona muri social media bari bataramenya ko YouTube zaba ziriho amafaranga abenshi ryari icyo gihe muri 2018 ninde muntu wari kuri YouTube ni bake cyane yari abantu bintoranywa nabwo ubona ko ari wenda reka tuvuge nka TV10 umuntu umunyamakuru wawe yatekereje ati nanjye nakiriye aka YouTube nzajya ncishaho icyo gitekerezo nta wari ugifite ni baki cyane nyine ni abantu bintoranywe ni nka mwana afunze wenda oya wiseka man niwe muntu wari ufite gutekereza ko yashinga YouTube abandi aba bose bano bapeti baje muri 2020 reka kubita abapeti umuntu abaye mugari ariko impamvu mbita abapeti hari akana kari gucicikana kuri no mihanda wenda ariko nuko ni umwana kwako mu rutareba bogari uzi ko ndi muri iwacu na muzika mbona ashaka kunkandagira ntubatuzi ko uyu mwana yaje ngiye ibi bintu nanabisaziye nari umugabo bogari abashaka kugukandagira kada ahubwo saba aranyikoza aranze nkabona abantu bose erega nukamurenganye burya man sinzi ntabwo uri kubona ibihari gucamo oya ibihari gucamo se bihe bibi umuntu yagagirira icyizere aba big energy bakamukubita ka miliyoni ariko ngiye nkize mu nyurabwenge yanjye wenda tugiye kuri bogari ho gatoya ibya bogari buretse kubyinjiramo ibyo ntibikureba buretse banza usubiza ibyo nakubajije turi kuganira ku byawe ibya bogari bubiritse cyane wavuye i Cyangugu usoje secondaire mu wa gatatu uzi Kigali ugeze i Kigali urumva wiga multimedia nari ndimo nkubaza ngo Covid yagusanze icyo gihe wakoraga iki umbwira ko wakinaga filime nyuma yuko Covid rero ujemo filime uraziretse wakomeje kubaho ubuzima bumeze gute urumva rero muri icyo gihe cyo gukina filime niho nagiye muri casting ya Tukuwote mvuga ati anyina abantu twakoranaga nakinaga filime za Mukadate filime yaramenyekanye usibye ko ntazi aho byahereye filime uhembwa se uhembwa nose urumva narahembwaga yahembwaga na ba nyirayo ngewe urumva naravuze ngo reka nshyire imbaraga nyinshi mu gushyika kuri kamera byibura kubaka izina iryo zina ryo rinsapotinga hari ukuntu abantu nyine bo muri karitsiye nagiye kubona nkabona yakasa ka video arakanywerereje itwara kubonye gute se utari kudusapotinga utadufasha kuko nanjye nakireba nkabona biragayitse iri zina maze kubona riri kumfasha icyo nakoze naravuze ngo Tukuwote agipostinga ko agiye gukoresha filime yiwe yashyize casting ari kubera hariya Kimihurura nayigiyemo niho nahuriye na Emi Nyawe niwo muntu wankoresheje interview bwa mbere turi ibyo gukina filime na comedy utarabijyamo ntarabijyamo oya urumva icyo gihe nayo narabigiyemo warabikinaga ari kudahembwa ndahembwa ndavuga ngo reka njye kwa Tukuwote nshoboye kwakura amafaranga ndagenda ndigaragaza nikuru hasi barambwira ati niki nirihe tungu ukunda ryo mu rugo ndababwa ati ni ihene mba nk'ihene ndikurura urumva icyo gihe Emenya aravuga ati cyaza ura mwana ngenda uranda mukoresha ndazajya mukoresha inkuru haragiye arankoresha nkoresha inkuru ankoresha ikiganiro bwa mbere cyo nkoresha ikiganiro cya kabiri abantu bamugate Minyawe rero ni muziko Java tari bumutegere wikiri kumukoresha cyane umwana urabona ko yihiringa umukomezanye ahubwo ntumutaka ese Minyawe yakinaga muri iyo filime oya Minyawe yari yaje gukoresha interview abantu baje gukora casting wenda kuba nyine yari we muntu bari bagiriye icyizere kugira ngo aze kwicisha kuri yawe TV niyo casting mu buryo bwo gukora publicity ya filime rero Eminya arankoresha ku buryo n'aba banyamabondo dukorana n'abandi bagiye bavuga ati Eminyawe yaguteye umwako kuko
bakavuga ngo iminyawe yaguteye iminyawe wagira ngo niwe wakurogesheje kuko nimba kuki atari bo bakurogesha ese urabona tujuje inzu Kayonza twikomereze uri kumva ubukoze casting bagukoresha ibiganiro hanyuma filime se yaje gusohoka urimo filime iyo filime nari nanatanze boro rero nanatanze ruswa ku mujene wari uri mu gipangu baragufunga wenda reka turete gutanga ruswa ntago byemewe mu Rwanda reka tureka kubyita ruswa urumva mujene mu gipangu naramubwira ati mbabarira nkuko nanjye amibona muri comment abantu babyandika ati mbabarira unjya amfasha byibura nkagaragara kuri kamera bro mfite impano nyine filime kuko turi no kwiga bakwaka amafaranga turi no kwiga multimedia ibyo nabyo biri mu bintu twize ko matanga amafaranga se oya nyine kuba nagaragaje impano yanjye n'abatica bagenda bambwira ati cyaze ibintu bya filime wabishobora uzi gukereya content ni ibintu bifitemo courage umujene wo mu gipangu namwishyuye 5 kugira ngo ndangire ahantu hari casting gusa iyo filime atanayikinamo muha 5 njye navuye Nyabisindo n'amaguru njya Kacyiru aho ngaho Kimihurura muri casting iminyawe yankoresheje video ebyiri ntibyambujije gutaha n'amaguru ndavuga ati ubwo iminyawe dukoranye abantu bari bumboneyo biramfasha nawe n'ikiganiro n'igitwika arahamamagara iminyawe yatwaye nimero yanjye ntwariye yongeye kunyitaba se ikiganiro cyararebwe icyo gihe wenda nari ntaranagera ku rwego rwo kuba abantu bamenya wenda muri karitsiye ari ukuntu umuntu avuga ati nakubonye aha n'aha ibintu nk'ibyo ibya filime birarangira iyo filime ya Tukuwote ntago nayigaragayemo barambwiye ngo habuzeho akantu gato nta kandi kantu kabuze ni ukuba ba bantu nta communication dufitanye kuko nimba nimba ugiye ahantu muri casting nta muntu muziranye nta buryo cyako kanyenyeri uri bubaga kandi nyine uri buga kandi abantu bo muri social media namuwe bagira namiyaga usibye wenda umuntu ufite icyo gitekerezo kizima mana umuntu utekereza neza muri social media ni umuntu umwe usupportinga abantu nta kiri mu Rwanda niyago niwe ufite uwo mutima wo gufasha abantu ariko nawe wabonye ibyamubayeho ubu ngubu yibereye Uganda Kuri cyumva ko nta bandi bafite umutima wo gusapotinga abantu none se ubu ngubu reba igihe uretse buri gato waje kuri kamera yanjye hari ikintu wamaye nta kintu ubu tuziranye kuva ryari usibye ko wabonye ikiganiro ku Nyarwanda ukambwira ati ese uracyabaho mani kandi baze duhora duhurira hehe turabonana ambona ndi gushutinga mfata ama video stati zanjye urazireba ariko mbonye ku Nyarwanda ngo use ngo uracyabaho ndahari mani ndapfa njyahise ubwo bagutega iminsi ntibibujije ko mani ndetse ubu hari ikintu wamaye kugira ngo uze dukore ikiganiro mani nta kintu naguhaye ahubwo ni wowe wakakimaye ariko nawe niwemera ko ndi umuntu mugari noneho mani sinzi nyine biragoye pe haryo ukora iki ukora iki mani nkora ibintu bitatu ndi umukameramani ufata amavideo yaba muri filime yaba indirimbo iki ndi editinga urumva nkaba n'umunyamakuru ubaza nyine bya nyabyo umwuga pana bano bantu apana ibi byacu ubwo n'uburyo oya ibyo ni ibyawe mani ntabwo njye nakivanga mu buzima bwawe ibyo ni ibintu nkora mu buryo bw'impano akaba n'uburyo nyine ibintu mbizi mu buryo cyako nyine wenda no gufotora mu makwe abageni barambura barankurikiranye okay hanyuma covid irarangira casting nayo irarangira wakomereje hehe wakomereje guhigira hehe ubuzima ushakisha nyine ubuzima busanzwe bijyanye n'ibyo wize cyangwa se na kariyeri wari urimo umuntu abaratama twuzi ko umufuniko w'icupa nawe ngupfundikije itase biba bigoye wari urimo mbaza nakomereje hehe covid irarangira covid ikirangira muri covid wagiye mu biki muri covid nabonye ibintu bigoranye yego mbona nyine ibintu bikomeje kwanga nigendera mu gifundi
wiki njye nabonye ibintu byakaze ujya mu gifundi rega boro njye nkodesha i Kigali ntago mpafite inzu ntago mba muri femu nk'abandi ku buryo ki nshoboye kwirara njya mu gifundi ndavuga ati izi social media kanye nzikora byiburana nashaka n'icyangwe hari ukuntu umuntu aza kuri kamera akavuga ati uyu muntu nta nubwo namwemerera kwicara kuri kamera zanjye bro iyo ubonye umuntu wese uhamagaye ugize utema amafaranga kandi nabo mukoranye ntibakwishyuye nibagize ute nk'abantu batandukanye twagiye dukorana bakanyambura ntihise nigendera mu gifundi ndagenda mpiga ikintu bita icyangwe nyine imyenda nitaho mu buryo bushoboka umunyamakuru ukora igifundi aragikora none se ugize ngo abenshi ntihari abafundi ukora igifundi urumva ari igisharupansiye ndagikora yego isharupansiye ndagikora kugira ngo nshake byibura n'ingena ngahura na Rukundo aba banyamabondo banini tugenda tunahura n'aba bantu bari kugenda bambona kuri social media batavuga ati icyo gihe nyamabondo yarataraza nubwo mutanzeho urugero sorry n'aba bose tugenda baba Eminyawe bayago n'abandi bangirira icyizere bakama interview icyo gihe wabonaga bande icyo gihe yari gukora igifundi icyo gihe ari mu gihe cyabayago Sabe Irene nicyo gihe nyine nabo Eminyawe yari mu gihe cyabo ndavuga ngo bano bantu urwego bagezeho icya mbere cyo barirata mani kugira ngo mubonane utari umuntu wenda uvuka mu mbyeyi ikomeye shaka icyangwe shaka ibiceri byibura muhure icyangwe ndagishaka mani nyine mba ndi furu icyo gihe nari maze n'imyaka 3 ntarataha mvuga ati wenda nzatahe imyaka 3 ababyeyi bo bambona hari ukuntu nagiraga gutya bakababeretse video zanjye ati umuhungu wanyu yarakize ababyeyi bamwe abaturanyi bamwe ati n'ubundi mwaherekeje abandi uranta nyine hari ukuntu abantu bicara bakuvumavuma ukagira ngo uwo muvumo wakugenzeho ubwo sinamaze kubona kugira gutya kugira amahirwe mbona amafaranga urumva nahise mbona umugande twakuranye ibintu by'amafinisage n'ibiki mu gifundi ibintu byose nta kidashoboka y'Imana ibirimo birashoboka mani birashoboka nifatanya no gusenga amafaranga amaze kuboneka nyine kugira ngo niyiteho mpite nkomeza muri ya kariyeri yanjye yo gushutinga amavideo ko editinga kuba nakora n'inkuru ariko ishuri wararirangije rya multimedia ibyo byari byararangiye urumva narashoje ndastaragoringa ngira amahirwe yo gukina filime mbona na amafaranga biragoye urumva ko hari ukwitegera nkava Nyabisinu nkajya Kanombe urumva byari bigoye unitegera usijya abiki gihura namutegera akaza yikurura akibona rimwe ngo namamaye imvura yaguye ngo niba udafite imodoka uza kundeba mu rugo ni na risk ndende ubu ngubu umuntu uramwicaza kuri kamera bro urumva wamara kumwicaza kuri kamera maze umugiriye ubuntu ukamukoresha kugira ngo amenyekane ejo agahita avuga ati waneye inda ngo waguteye inda agahita gusebya ati wanteye inda kugira ute bagufunge izo ni izindi story ndende abantu byakubayeho byakubayeho urumva twari turi mu buryo kina indi mu gifundi mu kuba mu gifundi nyine maze kubona ibintu biciyemo ndagenda ngura icyangwe ngira utebwo nayo maze imyaka 3 ndatanga uko nabikubwiye yego ubwo negereje kugira ngo byibura nzashyike karitsiye mfite n'ibiceri buryo n'umuturage umaze imyaka 3 udataha 3 nashyika stay mu rugo ikintu cyambayeho ni iki nagiye nsanga mu nzi ibintu birimo byose babyite utashye uvuye muri kakazi urumva nari naramaze kubona ibiceri igifundi nyine nyivamo navuga ati ibintu bya gifundi bigumyemo urumva nyine abantu nagiraga gutya ndi mu gifundi nkabona umuntu anyeretse ngo wa mufundi ni umukinnyi wa filime urumva ubwo umuntu yagize gutya yaraguye amasima iki bambwiye ngo umunsi ni ukumena beto ugasa navuga ati ibi nabyo ibyo nashakaga ubwo mbibonyemo reka nikomereze mu mpano yanjye washakaga iki nashakaga byibura mbone bwa bushobozi bwo kugira ngo mbe nagura imashini biranga mbe nagura kamera biragorana icyo gihe nyine ntarabona ibikoresho si nk'ubu ngubu umuntu abwira ati mfite ubukwe bwa miliyoni bw'iki nyine birebire urumva yego
ibikoresho byanjye byose byo mu nzu guhera kuri gaze ku myenda bariba, barabiterura ibikoresho byose barabyiba. Nabaga ikinyenyi byose bamaze bro, nataye umutwe ngo ubwo umwaka nibwo wari uri kurangira ngiye kuzajya mu rugo byibura mvuga ati bw'imyaka 3 ishize reka ndiye ko nagera mu rugo. Ibikoresho byose nayo mfite barabyiba. Umuntu w'umugabo nciyo yari umukongomani aba mu Rwanda azi n'ikinyarwanda, arambwira ati reka nkugire inama, mfite umupfumu ukora. Mani ngenda senga, ariko icyo gihe byambanye iserenda avuga ati reka nge umupfumu reka mujye, ariko uzi kukwiba imyenda ibintu byose byo mu nzu umaze imyaka ingaho ukorera ibaza ibintu by'imyaka 3 nyine bro, nyine ni story ndende. Umupfumu tuvugana kuri phone, ubugiyeyo arambwira ati ngo biragaruka, arambwira cyane ahavuye imyenda mishyashya asira ishaje, ahavuye matera harekera igitanda, ahavuye gaze ashyira isafuriya. Ngizuba nirirenga mushyiriraho vanse, amazuba yararenze haciyemo imyaka 5 izuba rikiranga ntegereje ibyanjye. Mutazajya mubona gutyo umuntu abaraciye mu buzima bukomeye, suko n'abandi batabuciyemo. Ariko bro, umuntu aba ari story ndende. Umupfumu yarakubwiye ngo umuha amafaranga kugarurira ibintu byawe. Narayamuhaye. Arubwo ati izuba nirijya rirenga. Ubwo mbwiye abantu bizerera mu bapfumu, mujye mwizera Imana kurenza abo bapfumu. Byagenze gute rero? Bro, umupfumu namuhaye avance kuri telefone, urumva nayo nataye umutwe. Bakwibye. Ndi kwibaza se biragenda gute ndabaye wa YouTube za filime urumva nakongera gusubirayo. Ngeze ngiye gukina filime ibabaje, nubwo waba ugiye gukina filime y'ubuzima ibabaje, ariko ugomba kubageraho usa neza ukeye. Bro, no umuntu akuzi kuri kamera bari n'ibintu bigoranye, kubonye usa nawe gize ahita abona nyine abo bantu ba YouTube uri kubasebya. Ahita avuga icya kintu cyamamaye, ibi nta bintu birimo. Filime nimba ari uko nanjye sinazikina, nimba ari uko muzikina mugasa nabi, ane wanasaba n'umunyu muri quartier bimeze gutyo. Waragaragaye kuri kamera, nawe bibaze nyine inzu kukubona video zawe ziri gucicikana, nta mafaranga ufite, akumva ko udafite yo kumwishyura. Biragoye. Uba uhaye umukongomana barakujyanye, akujyana ku mupfumu arakubwira ngo uramwishyura. Umukongomani yarambwiye ngo ntago nyine we yanjyanyeyo. Mva nawe ngira ubwoba, abantu tuba twaravukiye mu muryango ukijijwe tugira ubwoba cyane. Numva umukongomani yampaye nimero, ndamuhamagara tuvugana kuri phone, atahavuye imyenda, havuye isafuriya n'iki nkuko mwagiye nabasobanuye story yose. Mani yarambwiye ngo izuba nirirenga. Izuba ryararenze rirarenga na n'ubu ngubu riracyarenga ntibiragaruka. Nagiye kimisagara ngo gutegera imyenda yanjye bibye, imyenda nayiheba. Kuyitegera ujya urumva nyine kuyitegereza ubanza utazi ikinyarwanda. yakubwiyeho uri butegereza. Urumva nge nabonye ibyo umupfumu bitari gukora, nkazajya njya mu masoko gutegereza nyine kuraka ko mbona umuntu wanyibye. Wakwibye ngo ari kwicuruza. Urumva nyine aho ngaho byaje kwanga, nza guhura n'undi mutipe mu nzira uri kumbwira ngo ibyo ngibyo. Ubwo nahuye n'umuntu nataye umutwe muganiriza kuri ibyo, arambwira ngo ibyo bintu by'uwo mupfumu ngo ndamuzi wateka imitwe, ariko mfite uwa nyawe. We nta n'amafaranga yaka, nta n'amafaranga yaka ibyawe bitarakunda. Ngo n'utunaguha nyine abantu banyihanganira, abantu barantera amabuye ngo nagiye mu bapfumu banyizera. Nta kibazo tubwire kuko ni story yakubaye. Urumva utuntu umuntu aguye ugaterera mu nzira, umuntu wese bibyagira ibyo bitekerezo. Ubwo naho nyine ndagira ngo nereke abantu ko hanze hariho n'abateka mutwe, hari n'ibintu tugenda twinjiramo bikanadutera n'umwako. Yego. Ku buryo kugeza n'iyi saha utaramenya, kandi abantu baje ubu ngubu bazi bita ba star. Nta muntu nzi, nta muntu ukuzi. Abo ubukubitanye n'umupfumu? No, nkubitanye n'undi mujene mu nzira, arambwira ati nakurangira umupfumu. None we nta nubwo anishyuza, navuga ati wow, nimba atishyuza wo namujyamo. Wamujyaho? Namujyaho. Turajyanirana. Urumva nari mvuye hari kuri Pilipili, hari umuntu w'inshuti yanjye nari mvuye kuvugishayo. Turajyanirana icyo gihe, ubwo nari ndi gutaha za Kinyinya,
ambwira ko umupfumu aba Kagugu. yego umupfumu nyine yabaga hano Rukundo akorera utazumva yarahizingiye. urumva wiseka manye uba muri quartier y'umupfumu gusa naye naye kwa Rutanga anyway. urumva ukuntu byaje kugenda mujene yanzanye Kagugu. twaragendanye mubwira story yanyihanganisha arambwira ngo uwo mupfumu ukuntu ateye amafaranga uzayamuharuka ibyawe byabonetse. ndavuga ati ibyo bintu birashoboka birakunda akubwira ko wari we sawa kubera ukuntu nataye umutwe ibintu naruye imyaka myinshi guturuka nyine za Cyangugu namwe murabyumva. nkabonye aho bayampano murabazi Imana Rusizi ni kure cyane. yego nibwo bwa mbere mu kiganiro mvuze ko ubundi nahihunzaga kure. ndaza kubabwira impamvu ntajya nemera ko nyine ndo Rusizi nubwo nahakuriye. yego impamvu yanjye muraza kuyumva. ubu murahuye akubwira ko uwo mujene mu guhura kwanjye nawe ukuntu byaje kugenda yarambwenga ariko nubwo turi kumwe ngiye kugura telefone. urumva ikintu nari nsigaranye ari telefone banyibye ya smartphone yo gusigara. hari n'umunyamakuru twari dufitanye rendezvous yo kugira ngo ankorere ikiganiro bya bintu byo kuba ngo naragaragaye kuri YouTube. avuga ko watuburiwe cyangwa wibye. nkuko urabona babogarera ukuntu agenda kwa Yago ngo Yago ubu ngubu ndashonje umwana ntari no muri prive yagize inzara bakamugirira icyizere. icyo gihe ngewe yewe nta n'umuntu wari unzi kujya nari no kwandika kuri TikTok ngo banyibye. cyakoze nahuye n'umunyamakuru wo kuri TV10 arambwira ati ndaza kugukorera ikiganiro mu gitondo kivuga ukuntu watuburiye wanibwe mu nzu. ku munsi wo kukinyiba nibwo nahuye n'uwo mutubuzi. uwo mutubuzi akambwira ati ariko ngiye no kugura telefone. muri uko kujya kugura telefone uwo mutubuzi yafashe fone yanjye ariko mwatereka tumuhamagare mpindukiye inyuma ndamubura. uramubura wari ufite telefone yanjye. muhuye mu nzira akubwira ko agiye kukwereka umupfumu noneho ari buze kugutunga ukajya uduterera mu nzira noneho nawe biza kurangira nawe agutuburiye akubwira yuko antwara telefone. nta mupfumu ubaho ahubwo ni ibitekerezo by'abantu. abantu mwe ntibakabayobye. urumva yantwaye nta mupfumu ubaho nta mupfumu ubaho ni ibintu bakereya mani ni ibintu bakereya byo kubeshya abantu ngo ni umupfumu runaka. ni uguteka imitwe ni ukwihangira imirimo. yego ibyaba byiza abantu abakwibye telefone nabo barayicikanye. telefone abarayijyanye. nagiye kwandika ikirego nkijyana muri RIB ya Kagugu telefone barayibye. telefone isishaya telefone ya Tekino ngo bagiye kuyigarura atari na iPhone byibura. ikintu naje guhita nkurikizaho rero nahise nkomereza hehe ndavuga ngo ubwo nta nimero z'umunyamakuru nsigaranye wari kunkoresha interview akaba atazi mu rugo rikamita nerekeza kuri televiziyo y'u Rwanda. story ndende. wagiye no kuri televiziyo y'u Rwanda? nagiye kuri televiziyo y'u Rwanda. ugiye mu bikizi? ndavuga ngo gute nakinye filime nkaba narakoze inkuru nyina muka data abantu baramenya barambona banyiba abantu ntibanabibone ayaho kanja kubinyuza kuri televiziyo y'u Rwanda. nta munyamakuru n'umwe twari tuziranye. nagiye kuri televiziyo y'u Rwanda. wagiye ufite icyizere kimaze gute kumva ko wakinye muri zo filime za muka data? naravuze ngo gute se menyekana. icyo gihe Ndahiro Valence Papi nibwo yari no kwamamara cyane kuri BTN TV. ntabwo kunya mbona umuntu yiba igitoki bakamunyuza kuri televiziyo ntanswe nge wibwa imyenda umupfumu akanuburira. why not nge najya kuri televiziyo y'u Rwanda kuvuga ibyanjye bakabinyuzaho. wenda ko abantu banansapotinga mu buryo bumwe n'ubundi. ubwo ikintu nahise nkora aho ngaho naragenda komanga kuri televiziyo y'u Rwanda. urumva nyine ku myenda nayo nahasigaranyeho ubufungerayo mpasanga umupolisi. umupolisi arambwira ati amakuru ni meza byagenze gute? ndamusobanurira ati baranyibye umupfumu yaranuburiye telefoni uburyo bumwe n'ubundi musobanura ubuzima bwanjye ati nje gucisha inkuru yanjye kuri televiziyo y'u Rwanda yuko nibwe. ariko umubwira
ngo bakwibye barakwibye ujya gucisha inkuru kuri televiziyo Rwanda ye cyane ndavuga nta muntu ukuzi ntawe nzi ndavuga ati kanyijyane kuri televiziyo Rwanda yego abantu baramenye muri filime iyi nkuru wenda na buri wese izamubera isomo televiziyo Rwanda umupolisi ndamutekerereza uko byagenze imva n'imvano yabyo amaze kubyumva arandeba aranyitegereza ese ufite ibyangombwa nabyo barabyibye abagize gutya arambwira ati se ushaka guhura nande ahangaha gukorera inkuru ndavuga ngo ndashaka byibura iyo nkuru yanjye kuyiharaki mu kiganiro ajya akora yego mu kiganiro ajya akora muri vasasa bariho ujyana inkuru zakwibiyemo hari ibintu nyine ubu ngubu ni sitori isekeje uzibye ko ibabaje ndavuga ati kajya gushaka raki n'ubundi naramubuze noneho ndebe ukuntu banyibye iyi nkuru yararahita nayifata igihe namuhamagara ngo se wari wamenyekana ari ndukubwira uko raki urumva mu gihe cya kera nanahamagaye Seburikoko Seburikoko amubwira ati ndashaka kujya muri filime wa mwana we banza uhamagara Seburikoko buretse Seburikoko turamugarukaho uhamagaye Raki uramubwira ati banyibye narinje kuri RBA gukora ikiganiro ntago namuhamagara nari nshatse kuvuga ko mbere namuhamagaraga ntanyumve bitewe nuko nta rwego nari nageraho uko Raki yantumira urumva atumira abantu bafite izina rigari urumva icyo gihe ntago kunyita barambwiraga ati se wa mwana we banza ukore cyane bizakuna nk'ibyo Seburikoko yambwiraga RBA inshyitse y'umupolisi mubwira ko nyine ikiganiro ndi bugihe Raki arambwira ati Raki nibwo yinjiye mu kiganiro akaraje mubonane nimba ubundi kujya kuri RBA ngo hari inyandiko bisaba nyine ibinasinyeho n'ibiki byose kugira ngo ujyeyo njye nta na kimwe nari mfite navuze ati ugomba guhabwa invitation ndumva nabizi njye nta na kimwe nari mfite nta n'ibyangombwa urumva ukuntu nasaga nk'umuntu wibwe narebaga nk'aho ari njye wabyibiye umupolisi namusobanurira detaye zose amaze kubyumva kumva aranyumvira polisi baritegereza ndeba mu maso peti yibwe nitwa Javasi ndo mupeti yibwe n'iki byose ahamagara mugenzi we aramwateka ngo uhamagarire Raki mu guhamagara Raki ahubwo ahamagaye mugenzi we w'umupolisi uwo mugenzi we aramubwira ati aho kugira ngo amugate mugeze kuri Raki amugate ntagucike umutima urasimbuka bro wa muntu wibwe umutima utangira kurya yego nkavuga ati ngatangira kuvuga mu mutima ntago nibwe hano hano ndahava gute mwoka byarama televiziyo Rwanda mu bintu uzajya utekereza wa muntu utekereza utekereza izindi kuri amujya kwa bakenisi kugaragaza impano zanyu guhamagara batayikundi n'abandi mubereka uburyo ki mwagaragaza impano zanyu ndetse n'ubundi buryo ariko televiziyo Rwanda mujye muyireba muyitinye bro yabwiye uwo mupolisi ati ntagucike ndatitira nangira kuba nk'umuntu wibye polisi rero arambwira ati se bakwibye banyibye ubundi se n'iki kigaragaza ko wibwe nta byangombwa ufite namubwira ati kandi babyibye arambwira ngo ke birumvikana ikintu tugiye gukora rero hano hari guca nyine iyi modoka izi modoka zitwara abantu zibajyana kwa Kabuga kwandi no kuri RIB mu kanya nica hano iragutwara ahantu ugiye kujya nubwo wibwe uzava ufite umwuga bizagufasha urabona ko hanze none nangira kumugati ndi umukameramani mbabarira ndeditinga ndi umunyamakuru impamvu narinje kureba rakinumvaga naramamaye nanjye banyibye byaca kuri televiziyo Rwanda mbabarira n'ukuri mfasha ngende ntangira kumwumvisha buryo ki abantu bari kumpamagara ngiye gukora inkuru nta telefone ufite ntaki nyine natangiye kumwumvisha ko bari kumpamagara nta phone mfite wako yarambwiye ati ahantu ugiye kujya uzahakura umwuga numva ni kwa Kabuga cyangwa iwawa cyangwa iwawa ni Gikondo noneho ibaze umwana w'Icyangugu bagiye kumufunga